ubu dufite umuntu urimo kugwa avuye ku rwego rukomeye agahita agwa mu kabari yanyweragamo neza neza ntahushe wenda ngo agwe mu kabari k'ibyayi. Njya numva ngo abano nta k'ibyayi, mwari muzi ko ari ibyayi bisindisha. Cyakora ukabona umuntu arakubwira ati ngiye kunywa ka cyayi, akicara akanywa icyayi ko kubona arimo gukaraga anahoza, mwakubitana ukabona ijisho rimwe n'irindi ntibireshya. Akazakubwira ati ariko aya matara ko ari menshi, ukabona ntayaka, ariko kandi ari iki, ari icyayi. Kandi ubwo haba hicaye abarokore, zana nanjye, ariko akangaka ni gake, nawe uba wanyishe cyane. Reka ngire ikintu mbabwira, ubu tugiye kubona abantu bahanuka bagwa aho bahoze kera. Ariko nagira ngo mbabwire, umunyabwenge atekereza ku rugendo rwe. Wahagurutse habaye iki? Ntago turi abantu bagomba kuba turi abantu baciriritse, ku buryo umuntu yicara akaduhiga mu bintu b'ibisambo akatubonamo. Ntago umuntu uduhiga mu banyamoko akwiye kutubonamo. Ntago umuntu urimo kuduhiga mu batindi n'abantu b'abagome cyangwa se abantu barwanya leta agomba kutubonamo. Kubera iki? Yego koko kera aho hantu twarahahoze, natwe twari abanywi b'inzoga, twari abasinzi, twari abantu batagira ubwenge. Ariko kuva twamenyana n'Imana, Imana yadukoresheje urugendo ruzamuka. Nzamurama zengeraho wangeneye mwami wanjye, ku rugero rusumbyeho mwami mfasha ngo ndusheho. Yarabashatse arababura, Imana iramubwira ngo reba hejuru ho gato. Barimutse ntago bakiri aho batekerereza bari. Ariko nagira ngo nkubaze, ntibishoboka yuko wari uri muri 94 ariho ugiparitse? Ntibishoboka ko wari uri muri 2 ariho ugiparitse ukaba utarigeze uzamuka? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Iyi ndirimbo ya kabiri nari nayo impamvu batayishyizemo muziki, ariko mvumbuye impamvu. Ni ukuvuga ngo ntushobora kubona ritime buri muntu wese yaririmbiramo amarangamutima y'imyaka ye. Ubwo rero ataza kugira ugira ngo babuzayo gucurisha indirimbo, ahubwo hari abari mu myaka yo kurandaga, hari abiruka. Indirimbo nziza cyane. Njya nibaza ngo abagabo icyiciro cyabo ko cyaje bazabacamo amatsinda bakurikije iki? Ubanza bamwe bazabita abanyabibazo, abakaza umutsi bikagenda bizamuka. Ariko Imana ibaha umugisha ababyeyi. Nterwa ubwoba n'umudamu utegera abandi. Njyewe ntera ubwoba umudamu baturuka ku itariki ya mbere y'ukwezi bakageza umwaka. Abadamu basigare babonane n'ugize gute, agafata isakoshi n'abana akagenda. Ubundi aramutse ari n'umugore wawe wakagombye kumva ufite ikibazo. None se ubwo umugore utagendanye n'abandi bagore ubwo azagendana n'abagabo? Ni imyumvire yanjye. Ariko ndagira ngo rero nshime Imana. Mfite iminota 45, ariko iyo minota 45 ndayigabana na korari ubugingo bushya. Ubugingo bushya tumaranye igihe mu murimo. N'ubu ngubu ikibwirizwa nateguye iminota igeze kuri 5 bahise bayikuramo kuko babivuze. Indirimbo yabo baririmbye ya kabiri, nuvuga ngo bafashe ikibwirizwa nagomba kubwiriza barababonye. Ubwo rero n'ubundi kubera ko aribo batangiye ikibwirizwa, baraza n'ubundi kuza kugisoza. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo niba uri umugenzi kora ibikureba, Imana nayo ikora ibiyireba. Niba uri umuki, ndashaka kubwira abantu babyawe ubwa kabiri. Kenshi na kenshi iyo ugiye gutangira urugendo haboneka abantu bavuga amagambo atariyo,
umuntu akakureba agahita avuga ati uriya rwose reka mbabwize ukuri sindi Imana, ariko uriya ntabwo ari Imana imuzanye, afite indi diri imuzanye, ntazarambamo. Mu bintu bintangaza rero by'urugendo, abantu muzabona bari muri bisi muri gare, bisi itarahaguruka, ubona abagenzi bose bagize gute, bihagaze. Umuntu agatangira ngo ubwo ngo nitugera mu ikorosi ngo iri n'iri ngo turaba tugiye ngo kugera aha n'aha. Ariko ikintu cyantangaje, urugendo ruratangira, ukegera umuntu ukamubwira uti rero nituza kugera ku cyapa iki n'iki uze kumbwira mvemo, njye simamenyereye. Ati aha ni ahantu hanjye ndahamenyereye. Yajya kugera muri rya korosi akaba arimo aragona, akaza gukanguka murenza andi nk'atanu, ati harya wambwiye ngo iki? Ukamubwira uti nakubwiye ngo ndasigara, ati wati kanyibye, ahantu wagombaga kuviramo ni kure we shofe, uyu muntu turamufasha iki ngo asubireyo yagombaga kujya? Ibyo byanteye impungenge, nsanga udakwiye kwishinga umugenzi uwo ari we wese. Ikindi kintu cya kabiri cyanteye ubwoba ni uburyo uba wakererewe ukicara mu modoka uzi ko wakererewe, shoferi akayigiza imbere akakubwira ati ndagiye rwose, ukicaramo wamara kugeramo imodoka akongera akayizimya, ukamubwira uti none ko nihutaga, ati none nkujyane wenyine, wowe ubu natwike esanse hejuru yawe uri igikize. Akaba akubitsemo ubwoba no gusohoka ntubu ukigize gute ntubu usohotse. Urugendo rwanteye ubwoba, wicarana n'umuntu mukaba mugiye kujya mu makorosi ya Nyungwe, yarangiza abantu bagatangira kuganira, ukabona abantu barimo baragura utuntu tw'udushashi, abandi barimo kwisaka utuntu tw'utunini, undi we arimo aragura izo keke nangahe, zana sha, uriya w'amagi, umva wowe wa keke mpamagarira n'uriya w'amagi bakaba baramuhamagaye, uw'ubunyobwa akaba akomangiye kuri iri dirishya, nanjye mfite ubunyobwa, nawe zana. Yarangiza agahita avuga ati ubuse ndagenda ntarimo kunywa, akabaguze bya biji bya pirate byo muri gare, murabizi bakora muri super deep. Ubundi imodoka y'abitaratangira, kimwe afata aha ikindi afata aha, arenzaho, nta kintu kizima na kimwe arimo kugira gute. Noneho mwe mutangira urugendo, buri muntu wese yifitiye ubwoba kuko azi urugendo ruri imbere, wabagenda yumva nta kibazo. Abo rero ni babandi muzabona mu birahure barimo kugenda barekura bya bintu navuze, agahindukira kubera iki? Ntago yatekereje ku rugendo rwe. Tugira abandi bantu bajya batangira urugendo, mukicarana ukajya kubona ukabona araje yigize umusirimu, umuntu w'umunyabwenge cyane, wajya kubona ukabona yicaye mu modoka, ukambwira mwaramutse, ukabona ntabwo ahari, warangiza ukamureka ukiyambarira ekuteri, bagapakira abagenzi, imodoka yakuzura, ubwo agiye hehe? Agiye i Rwamagana. Yarangiza ajya kubona akabona mugeze ku kiraro, kuko yisanga yihagazeho, mwarangiza mukaba mugeze ku Ruyenzi, akavuga ati ko mbona hano hahindutse. Ahantu ko hahindutse, bakamubwira bati rero ubundi se wajyagaye? Ati none si imodoka, akaba araguhindukiranye, iyi modoka yajyagaye. Yarangiza ati wowe tubwire aho wajyaga. Oya mumbwire, iyi modoka ntago bambwiye ngo igiye i Rwamagana. Bati wapi, igiye i Muhanga. Yarangiza agahita yirakaza cyane, shofe nsiga aho ngaho. Ikimwaro kimutera kwirakaza, ukabona avuyemo. Mujye mubwira abantu aho mugiye. Ikibazo ni shoferi, ikibazo ni uwagiyemo. Ariko urugendo rushobora kuba rukomeye, urugendo rushobora kuba rusaba ubwenge. Uricara ukabona ugiye gutangira urugendo, mugahaguruka muri abantu benshi, ariko uko mugenda mwegera imbere hari abo mugeraho mugasanga bibagiwe impamvu z'iki, impamvu z'urugendo. Nshuti zanjye, buriya buri muntu wese aba agomba gutekereza ku itangiro ry'urugendo, agatekereza ku rugendo hagati, ariko akanatekereza ku musozo w'iki, w'urugendo. Ibyo bintu bitatu utabizirikanye mu rugendo uba uri umugenzi w'umuswa. Ariko
Bibiliya mu Migani igice cya 16 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amen. Wowe icyo ugomba gukora ni kimwe, ni ugutekereza ku rugendo rwawe. Ndashaka kukwibutsa igihe watangiraga iby'agakiza uhagurutse mu Egiputa ujya i Kanani, buri munsi watekerezaga icyaguhagurukije, buri munsi utekereza icyakwirukankanaga, buri munsi utekereza ku itangiro ry'urugendo rwawe. Umugenzi w'umunyamugisha agenda atekereza ku mpamvu z'urugendo rwe, ariko Bibiliya ikavuga ngo Uwiteka niwe uyobora iki? Intambwe ze. Mu magambo make, umugenzi naho yaba umuswa akaba afite Uwiteka ariwe uyobora intambwe ze, ntago azagira gute? Ntazayiyoba. Iki nicyo Bibiliya ivuga. Mu magambo make rero, ugiye gutangira urugendo rwo gushaka, uba uhamagarirwa kuzaza utekereza ku rugo rwawe. Wahura n'imyenda myiza y'amake, wahura n'iki, wajya muri Amerika, uhamagarirwa gutekereza ku rugo rwawe. Ariko kugira ngo urwo rugo ruzagira amahoro n'umutekano, bizaterwa n'Imana irukontorora, ariko ugomba gutekereza. Bibiliya iratangaje cyane. Tujyane muri Zaburi 37 umurongo wa 5. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azagira gute? Azabisohoza. Twabonye gusaba Imana ngo abe ari kuyobora, iyobore ibirenge byawe. Tubonye yuko ugomba kwikoreza Imana urugendo, kandi wamara kwikoreza urugendo warangiza ukayiringira. Ariko abantu benshi bameze nk'abantu bateye nk'uko nanjye nteye. Mu buzima busanzwe moto nzi kuyitwara, ariko bya kenyege. Nzi gutwara moto bya kenyege. Ariko umumotari iyo antwaye, mbonereho no gusuhuza umumotari usanzwe untwara wicaye aha. Umumotari iyo antwaye mba ndeba imbere, mba numva namubwira vitesse agendamo, nkamwereka yuko ari njye ndeba, ku buryo ajya gukandagira akantu naho agiye gukata nkaba nakase mbere. Ariko ndi umushoferi, sindi we. Ntago ndi umushoferi. Abantu rero Imana niyo ibahetse ku mugongo wayo, ariko bayifitiye impungenge. Hari igihe utwara umuntu kuri moto ugasanga kasike ye n'iyawe biraringaniye, ubwo nawe yatwaye. Hari umuntu ujya kumva umutima wabyimbye. Kubera iki? Arashaka kuba umugenzi akaba n'umushoferi icyarimwe. Ntago bikunda. Uba ugomba kuba ikintu kimwe muri ibyo. Kubw'ibyo rero, niba Imana ariyo iyoboye urugendo rwacu, mureke tuyiringire. Twirinde gushaka kutayizera yuko aho itujyanye itazatugezaho iki? Amahoro. Gutangira urugendo, itorero ry'Abadivantisiti ritangira urugendo, hari iyerekwa ribyerekana. Kubera iki twebwe Abadivantisiti tudafite ikibazo cy'ahazaza h'iri torero? Impamvu ya mbere, ntago ryavutse ari abantu bapfuye amaturo. Buriya hari ukuntu abantu bicara bagapfa amaturo, nkahita nkubwira nti ari wowe urakunzwe nanjye ndakunzwe. Abagukunze canaho nabo unsigane ujye gukodesha nk'uko nanjye nagize gute? Nakodesheje. Mu mezi 3 ukazasanga rwa rusengero rwuzuye abantu, imbaraga z'Imana bihanagura n'iki na twamushwari, ibintu byaraciyemo rwose. Iri torero ntiriteye ubwoba, kuko kuvuka kwaryo ntago ryaturutse ku bantu bahuje ubwoko. Ntabwo ari abantu bahuje ubwoko n'isura bicaye baravuga ngo nta kuntu twahuza abantu dusa, tuvuka ku musozi umwe, duhuje amaraso, mu gihe abandi bagiye gusenga natwe tukazaba dusenga. Ntabwo ariko ryaje. Iri torero ntago ryaje kubera yuko abayoboke bashwanye bapfa amahame bagafatana mu mashati, leta ikazamo ikavuga ngo rero abumva bumvikana n'uyu barihe, bagashyira amaboko hejuru, mucanga namwe tuzabafasha mubonye ibyanyu byangombwa. Iri torero ni itorero rya gihanuzi. Iri torero Imana yaritangije kugira ngo haboneke umubare munini w'abantu batangira urugendo rwerekera mu bwami bw'Imana, kandi iri torero baryiteguriremo kugaruka kwande? Kwa Yesu. Iyerekwa rya mbere rero
ryagaragaje uko iri torero ryatangiye, ryerekana impamvu zatumye bamwe bavamo n'izizakomeza gutuma abantu benshi bavamo. Ariko nanone iri yerekwa rigaragaza uko umusozo uzaba umeze. Bantu b'Imana, paje 34, igitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, haranditswe ngo igihe nasengeraga ku gicaniro cy'umuryango, umwuka wera yanjeho, maze mera nk'uzamuwe hejuru, nkuwe ku isi y'umwijima, mpindukiriza kureba abategereje kugaruka kwa Yesu bari bari ku isi, ariko sinababona. Ari nabwo ijwi ryambwiraga riti, ongera urebe kandi urebe hejuru biruseho. Amen. Ntago turi abantu bagomba kuba turi abantu baciriritse, ku buryo umuntu yicara akaduhiga mu bintu b'ibisambo akatubonamo. Ntago umuntu uduhiga mu banyamoko akwiye kutubonamo. Ntago umuntu urimo kuduhiga mu batindi n'abantu b'abagome cyangwa se abantu barwanya leta agomba kutubonamo. Kubera iki? Yego koko kera aho hantu twarahahoze, natwe twari abanywi b'inzoga, twari abasinzi, twari abantu batagira ubwenge. Ariko kuva twamenyana n'Imana, Imana yadukoresheje urugendo ruzamuka. Nzamurama zengeraho wangeneye mwami wanjye, ku rugero rusumbyeho mwami mfasha ngo ndusheho. Yarabashatse arababura, Imana iramubwira ngo reba hejuru ho gato. Barimutse ntago bakiri aho batekerereza bari. Ariko nagira ngo nkubaze, ntibishoboka yuko wari uri muri 94 ariho ugiparitse? Ntibishoboka ko wari uri muri 2 ariho ugiparitse ukaba utarigeze uzamuka? Ellen White mwiyerekwa abwirwa kongera kureba hejuru biruseho. Numvise ibyo, nubura amaso, mbona inzira igororotse kandi ifunganye iturutse ku isi. Iri torero ni inzira ifunganye. Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo guca mu irembo rigize gute? Kubw'ibyo iri rembo ntago rifunganye hejuru, rifunganye hasi. Mu magambo make, iyi nzira turimo ku bigendanye n'ushaka kugendana n'iby'isi iramufunga, ariko umuntu ushaka kwinjira mu bugingo buhoraho irafungutse ngo atambuke. Niyo mpamvu uzajya kumva umuntu aravuze ngo ariko abadive nabo barakabya we, ngubu koko ngo umuntu yinywereye inzoga ngo ariko ntadandabirane, ngo ubu bitwaye iki? Pastor runaka we ntiyazinywaga, ariko aba nabo barakabya. Abantu bagenda bakajya kureba n'imisatsi, ubundi si imisatsi ihurira he n'agakiza? Nyine iri ni irembo rifunganye kubigendanye rituruka ku by'isi rifunze. Byanga byakunda ugomba kugira icyo wihara kugira ngo utangire uru rugendo. Yakomeje abona ikintu kidasanzwe, arangije ako kayira niko abategereje banyuragamo berekeza mu murwa wari ku iherezo ry'iyo nzira. Amen. Umurwa uri ku iherezo ry'iki? Nubwo inzira irimo ibibazo, itangiye ifunganye, abayinyuramo bakaba ari bake, kandi bikaba bigaragara ko isi yose itanayikunze, ariko ku iherezo ry'iyi nzira niho amarembo y'ubugingo agize gute? Ari. Kubw'ibyo ikintu gikomeye ngiki, inyuma yabo ku itangiriro ry'iyo nzira hari umucyo urabagirana ubamurikira. Amen. Ku itangiriro umucyo wari ugize gute? Ntihazagira umuntu ukubeshya rero ngo aragukura muri iri torero ngo akuzaniye umucyo ugize gute? Umucyo mushyashya. Reka da, guturuka mu cya 844 umucyo wari uri imbere, kuko batangiye ibirenge byabo umucyo uhari. Bahamagariwe kuzaza batekereza ku rugendo rwabo, ariko kuyobora ibirenge ari inshingano y'iki? Y'Imana. Hari igihe rero wicara ukabona itorero ririmo riragenda, ukabona ibimene by'amacupa imbere n'amahwa n'iki, warangiza ukagira impungenge utubuse itorero riri bukandagire, kubona inzira yabuze. Iyo ni business y'Imana, ntabwo ari business yacu. Nshuti zanjye, ikintu nabonye muri iki cyigisho gikomeye, uwo mucyo
marayika yambwiye ko ari urusaku rwa mu gicuku. Uyu mucyo warabagiraniraga mu nzira yose kandi ukaboneshereza ibirenge byabo kugira ngo badasitara. Amen. Iyo bakomezaga guhanga amaso kuri Yesu wari uri imbere yabo abayobora ku murwa, babaga amahoro. Amen. Iyo bahangaga amaso umubwiriza w'igihangange, kuko Imana irabizi yuko tugira ubufana, umubwiriza ushobora kumufana ukazaza umuha ibishoboka byose, ariko Imana irabizi ko rimwe Satani nawe, reka mbabwire, buriya ntimureba muri Ukraine no mu Burusiya n'izi ntambara za Isiraheli, iyi ndege zije ari indege ntoya n'inini, uremera intoya zikakurasa ukarasa ya yindi nini, kuko ishobora kuba ariyo izitwaje benzine. Rero ni nako Satani abigenza. Arabizi yuko umuririmbyi w'umuhanga ari utwaye igikundiro cya korari, arabizi ko umubwiriza w'igihangange ari utwaye amarangamutima y'abantu, arabizi yuko umuyobozi runaka abantu ari we bashimira yuko ari ugejeje itorero ahantu. Satani rero ni umuhanga mu rugamba, aricara akavuga ati ubu ndarasa kanaka ko atajya afata na mikorofone, yicara no ku ntebe z'inyuma, ndetse rimwe na rimwe nta n'ijambo ajya atanga. Afazari ndarasa kanaka mbe ndasha uruhimbi rwose. Urugendo rw'abadivanisiti rutangira, kureba Yesu mu maso no kumwitegereza nibyo byatumaga umuntu abiki amahoro. Uyu mwanya rero dufite umubare munini w'abantu bataye n'inzu y'Imana kubwo kugira umuntu ukunda ukamuhanga amaso. Igihe Petero yari afite ikibazo gikomeye Yesu yamaze gupfa, Petero yahamagaye abigishwa arababwira, tumva rero, murabizi ko ngewe mfata imyanzuro, bati nicyo tugukundira umuntu w'umugabo, mwari muzi ko nsubiye kuroba. Abandi bigishwa bati se ko yakubwiye ngo azagukura mu kuroba ujye uroba abantu, none akaba apfuye bigenze gute? Petero ati ahubwo uri kumwe nanjye mubone, usigara asigare. Petero abateye intambwe babona riseriye. Abandi bigishwa barinje bati natwe turajyana nawe. Petero aragenda, barara baroba, harya bwacye hari icyo bafashe. Noneho rero ngo bagiye kubona babona Yesu araje. Petero ahita avumbura yuko ari Yesu. Petero arangije aravuga ati nkora iki kugira ngo Yesu atamenya ko narindi kumwe n'aba baturage? Icyo Petero yakoze nta kindi, Yesu simbuka mu mazi. Ariko icyo nashaka kubabwira ngiki, Yesu yarabirebye arababara cyane. Niyo mpamvu Yesu yahamagaye na Petero amubwira amagambo menshi rwose. Aramubwira ati urankunda Petero? Petero ati cyane, ragira umukumbi wanjye. Noneho birangiye, kubera ko Petero ngo yarazi ko abantu bamurebaho ari benshi cyane, Yesu amubwiye ngo ragira umukumbi wanjye. Petero arangije arakebuka ngo abona Yohana nawe yari ari aho hirya. Petero arangije ahita abwira Yesu ngo uriya wese bizagenda gute? Yesu aramubwira ngo ibyuriya nta kintu bikurebaho, wowe gira gute? Nkurikira. Nshaka kubabwira ngo amaso yanyu nimukurikire Yesu, ibyuriya kumuhanga amaso reka da. Abadivanisiti n'umuntu binjiyemo agomba gutozwa yuko gutumbira Yesu mu maso ari byo bizamuhesha amahoro, kuko muri iri torero Satani ahora arasa abo twari twatoranyije. Ako kantu murakumvise? Yego. Kuba amahoro kwawe wowe wabatijwe bizaterwa nuko ushakisha mu maso hande ha Yesu. Naho ubundi ushobora kuzizera umuntu wajya kubona ukabona ni umuntu mubi, ugahita uvuga uti byose ndajugunye. Ikintu cyabaye ni iki rero? Ariko bidatinze muri rwa rugendo bari barimo, bamwe batangiye kunanirwa. Ntago turi abantu bagomba kuba turi abantu baciriritse, ku buryo umuntu yicara akaduhiga mu bintu b'ibisambo akatubonamo. Ntago umuntu uduhiga mu banyamoko akwiye kutubonamo. Ntago umuntu urimo kuduhiga mu batindi n'abantu b'abagome cyangwa se abantu barwanya leta agomba kutubonamo. Kubera iki? Yego koko kera aho hantu twarahahoze, natwe twari abanywi b'inzoga, twari abasinzi, twari abantu batagira ubwenge. Ariko kuva twamenyana n'Imana, Imana dukoresheje urugendo ruzamuka. Nzamurama zengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero
rusumbyeho, mwami mfasha ngo ndusheho. yarabashatse arababura, Imana iramubwira ngo reba hejuru ho gato. Barimutse ntago bakiri aho batekerereza bari. Ariko nagira ngo nkubaze, ntibishoboka yuko wari uri muri 94 ariho ugiparitse? Ntibishoboka ko wari uri muri 2 ariho ugiparitse ukaba utarigeze uzamuka? Ellen White mwiyerekwa abwirwa kongera kureba hejuru biruseho. Numvise ibyo nubura amaso, mbona inzira igororotse kandi ifunganye iturutse ku isi. Iri torero ni inzira ifunganye. Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo guca mu irembo rigize gute? Kubw'ibyo iri rembo ntago rifunganye hejuru, rifunganye hasi. Mu magambo make, iyi nzira turimo ku bigendanye n'ushaka kugendana n'iby'isi iramufunga, ariko umuntu ushaka kwinjira mu bugingo buhoraho irafungutse ngo atambuke. Niyo mpamvu uzajya kumva umuntu aravuze ngo ariko abadive nabo barakabya we, kubu ngubu koko ngo umuntu yinywereye inzoga ngo ariko ntadandabirane ngo ubu bitwaye iki? Pastor runaka we ntiyazinywaga, ariko aba nabo barakabya. Abantu bagenda bakajya kureba n'imisatsi, ubundi si imisatsi ihurira he n'agakiza? Nyine iri ni irembo rifunganye kubigendanye rituruka ku by'isi rifunze. Byanga byakunda ugomba kugira icyo wihara kugira ngo utangire uru rugendo. Yakomeje abona ikintu kidasanzwe, arangije ako kayira niko abategereje banyuragamo berekeza mu murwa wari ku iherezo ry'iyo nzira. Amen. Umurwa uri ku iherezo ry'iki? Nubwo inzira irimo ibibazo, itangiye ifunganye, abayinyuramo bakaba ari bake, kandi bikaba bigaragara ko isi yose itanayikunze, ariko ku iherezo ry'iyi nzira niho amarembo y'ubugingo agize gute? Ari. Kubw'ibyo ikintu gikomeye ngiki, inyuma yabo ku itangiriro ry'iyo nzira hari umucyo urabagirana ubamurikira. Amen. Ku itangiriro umucyo wari ugize gute? Ntihazagira umuntu ukubeshya rero ngo aragukura muri iri torero ngo akuzaniye umucyo ugize gute? Umucyo mushyashya. Reka da, guturuka mu cya 844 umucyo wari uri imbere, kuko batangiye ibirenge byabo umucyo uhari. Bahamagariwe kuzaza batekereza ku rugendo rwabo, ariko kuyobora ibirenge ari inshingano y'iki? Y'Imana. Hari igihe rero wicara ukabona itorero ririmo riragenda, ukabona ibimene by'amacupa imbere n'amahwa n'iki, warangiza ukagira impungenge utubuse itorero riri bukandagire, kubona inzira yabuze. Iyo ni business y'Imana, ntabwo ari business yacu. Nshuti zanjye, ikintu nabonye muri iki cyigisho gikomeye, uwo mucyo marayika yambwiye ko ari urusaku rwa mu gicuku. Uyu mucyo warabagiraniraga mu nzira yose, kandi ukaboneshereza ibirenge byabo kugira ngo badasitara. Amen. Iyo bakomezaga guhanga amaso kuri Yesu wari uri imbere yabo abayobora ku murwa, babaga amahoro. Amen. Iyo bahangaga amaso umubwiriza w'igihangange, kuko Imana irabizi yuko tugira ubufana, umubwiriza ushobora kumufana ukazaza umuha ibishoboka byose, ariko Imana irabizi ko rimwe Satani nawe, reka mbabwire, buriya ntimureba muri Ukraine no mu Burusiya n'izi ntambara za Isiraheli, iyi ndege zije ari indege ntoya n'inini, uremera intoya zikakurasa ukarasa ya yindi nini, kuko ishobora kuba ariyo izitwaje benzine. Rero ni nako Satani abigenza. Arabizi yuko umuririmbyi w'umuhanga ari utwaye igikundiro cya korari. Arabizi ko umubwiriza w'igihangange ari utwaye amarangamutima y'abantu. Arabizi yuko umuyobozi runaka abantu ari we bashimira yuko ari ugejeje itorero ahantu. Satani rero ni umuhanga mu rugamba, aricara akavuga ati ubu ndarasa kanaka ko atajya afata na mikrofone, yicara no ku ntebe z'inyuma, ndetse rimwe na rimwe nta n'ijambo ajya atanga. Afazari ndarasa kanaka mbe ndashuruhimbi rwose. Urugendo rw'abadivanisi rutangira kureba Yesu mu maso no kumwitegereza, nibyo byatumaga umuntu abiki amahoro. Uyu mwanya rero
dufite umubare munini w'abantu bataye n'inzu y'Imana kubwo kugira umuntu ukunda ukamuhanga amaso. Igihe Petero yari afite ikibazo gikomeye Yesu yamaze gupfa, Petero yahamagaye abigishwa arababwira, tumva rero, murabizi ko ngewe mfata imyanzuro, bati nicyo tugukundira umuntu w'umugabo, mwari muzi ko bunsubiye kuroba? Abandi bigishwa bati se ko yakubwiye ngo azagukura mu kuroba ujye uroba abantu none akaba apfuye bigenze gute? Petero ati ahubwo uri kumwe nanjye mubone, usigara asigare. Petero abateye intambwe babona riseriye. Abandi bigishwa barinje bati natwe turajyana nawe. Petero aragenda, barara baroba. Harya bwacye hari icyo bafashe? Noneho rero ngo bagiye kubona babona Yesu araje. Petero ahita avumbura yuko ari Yesu. Petero arangije aravuga ati nkora iki kugira ngo Yesu atamenya ko narindi kumwe n'aba baturage? Icyo Petero yakoze nta kindi, Yesu simbuka mu mazi. Ariko icyo nashaka kubabwira ngiki Yesu yarabirebye arababara cyane. Niyo mpamvu Yesu yahamagaye na Petero amubwira amagambo menshi rwose. Aramubwira ati urankunda Petero? Petero ati cyane, ragira umukumbi wanjye. Noneho birangiye, kubera ko Petero ngo yarazi ko abantu bamurebaho ari benshi cyane, Yesu amubwiye ngo ragira umukumbi wanjye. Petero arangije arakebuka ngo abona Yohana nawe yari ari aho hirya. Petero arangije ahita abwira Yesu ngo uriya wese bizagenda gute? Yesu aramubwira ngo ibyuriya nta kintu bikurebaho, wowe gira gute? Nkurikira. Nshaka kubabwira ngo amaso yanyu nimukurikire Yesu, ibyuriya kumuhanga amaso reka da. Abadivantisiti n'umuntu binjiyemo agomba gutozwa yuko gutumbira Yesu mu maso ari byo bizamuhesha amahoro, kuko muri iri torero Satani ahora arasa abo twari twatoranyije. Ako kantu murakumvise? Yego. Kuba amahoro kwawe wowe wabatijwe bizaterwa nuko ushakisha mu maso hande ha Yesu. Naho ubundi ushobora kuzizera umuntu wajya kubona ukabona ni umuntu mubi, ugahita uvuga uti byose ndajugunye. Ikintu cyabaye ni iki rero? Ariko bidatinze muri rwa rugendo bari barimo, bamwe batangiye kunanirwa, maze bavuga yuko umurwa uri kure cyane. Dukunda kugira abantu muri iri torero baza mu bintu by'Imana bazi ko bibura amezi abiri, ukajya kubona ukabona umuntu araje ukamwigisha ibyahishuwe na Daniyeli, wamara kubimwigisha ukamwigisha akaga gaheruka, warangiza ukamwigisha ibibaho mu minsi y'imperuka. Umuntu yarangiza agasohoka agahita ajya muri gare akabwira abantu ati ejo mu gitondo saa yine isi irahiye neza. Kimwe mu bintu bikomeye dukwiye kwitondera kugira ishyushyu ryo kumva yuko ubwami bw'Imana buzira igihe twateguye mu mitwe yacu. Abantu baratangiye baravuga bati nkurikije igihe nagendeye ubu sinakagombye kuba ngeze ku rurembo. N'ubu turabafite basubiye mu nzoga, bamwe basubiye mu nyigisho z'ibinyoma, abandi ntibagisenga birirwa baryamye bareba amavideo. Kubera iki? Mu bihumbi 2000 bamwigishije muri 99 barimo kumubwira ko mu bihumbi 2000 Yesu azagira gute? Azaza. Abaretse ibintu byose akazaza ahamagara umubwiriza ati niko mubwiriza, kugira ngo nzamenye Imana birasaba iki? Reka inyama, ndaziretse nubwo nazikundaga. Ariko akazagera ahantu batetse inkoko we bakayikaraga yireba ati Mana mu bwami bwawe uzatwishyura ibyo twahombye. Ukibaza uyu muntu ubu ngubu koko hari icyo yaretse? Ubu dufite abantu bamaze kuvuga ko ibi bintu by'agakiza turimo ari ubwesikoro. Ejo bundi muri Covid umuntu abarahubutse arangije ati muri 2023 ashyiraho itariki tuzaba turi mu ijuru twicaye Yesu atwambika amakamba. Ndashaka kuzajya kuri YouTube channel ye nkareba ko ibyo bintu bikiriho. Mureke tugabanye ibikabyo uru rugendo. Tugomba kugira filozofi ivuga ngo igihe twizereye kiri bugufi cyane. Ukurikije iminsi turimo ubwami bw'Imana buratwegereye kuruta igihe cyose twagize gute? Twizereye. Ibyo bintu bigomba kuba muri wowe. Ukwiye kumva ubwami bw'Imana ubukumbuye, atari ukubera ko Amerika yateye Uburusiya, atari ukubera ko Palestine na Israel byarwanye, atari ukubera ko insengero zafunzwe. Oya, ugomba gukumbura ubwami bw'Imana. Kuri uru rugendo rero
iyo byagendaga gutyo bamwe batangiye kunanirwa maze bavuga ko umurwa uri kure cyane, bibwira yuko bari bakwiriye kuba bamaze kuwinjiramo. Hanyuma Yesu abakomeresha gushyira hejuru ukuboko kwe kw'iburyo gukomeye. Amen. Maze mu kuboko kwe havamo umucyo wamurikiraga iryo tsinda ry'abategereje. Barangije noneho batangira kurangurura ngo haleluya. Abandi mu gihe bamwe bavugaga ngo haleluya, abandi bo bihakana vuba wa mucyo wari inyuma yabo, maze bavuga yuko Imana atari yo yabayoboye ngo ibagezaho uwo mucyo wari inyuma yabo urazima. Tugiye gutangira kuganira n'abantu, ajya kubwira ati iri torero narivukiyemo, papa yari pasiteri, mama wanjye niwe mudiyakonikazi mukuru nigeze mbona avunika, twabaye muri ibi bintu, iwacu dufite ibitabo biruta ibyo ngibyo ufite. Ariko nagira ngo nkubwire ngo maze gushyira muri logike nkoresheje inyurabwenge yanjye, naje gusanga ibi bintu by'idini ari ibintu by'imipango yo kugira ngo badukamemo amafaranga. Ndabikubwira njye nk'umuntu wabivukiyemo, wowe waje ejo. Barahari ntibahari? Abo ngabo ikibazo ni kimwe, ni ugutera umugongo umucyo, bagatangira gukekeranya niba koko uru rugendo rwaratangiwe n'Imana. Ariko twatangiye dusoma ngo iyi nzira ku iherezo ryayo hari amarembo y'iki? Y'ubugingo. Nshuti zanjye, byarangiye aba bantu bahuye n'ikibazo, basigara bashyize ibirenge byabo mu mwijima w'icuraburindi, barasitara, babura icyapa cyo kubayobora kandi babura Yesu, bateshuka inzira, bagwa mu mwijima no mu isi mbi byari biri hasi. Biba birarangiye filime yabo, bavuye mu rugendo. Iyo utangiye gukekeranya niba iri torero ari iry'ukuri, igihe kiragera ugakekeranya niba n'inyandiko rifite ari iy'ukuri. Igihe kiragera ugakekeranya ubuyobozi bwabo niba koko bwarashyizweho n'Imana. Igihe kiragera ugafata umwanzuro ukavuga uti nta Mana ibaho, nta n'itorero ry'ukuri ribaho, ibi byose ni bizinesi. Icyo ukora ni kimwe, urongera ugahanuka. Rwa rugendo ngo bari barakoze, umuhanuzikazi w'Imana yaberetswe bahanuka bagwa aho bahoze kera. Ubu dufite umuntu urimo kugwa avuye ku rwego rukomeye, agahita agwa mu kabari yanyweragamo. Neza neza ntahushe wenda ngo agwe mu kabari k'ibyayi. Njya numva ngo abano nta k'ibyayi. Mwari muzi ko ari ibyayi bisindisha? Cyakora ukabona umuntu arakubwira ati ngiye kunywa ka cyayi, akicara akanywa icyayi ko kubona arimo gukaraga anahoza. Mwakubitana ukabona ijisho rimwe n'irindi ntibireshya. Akazakubwira ati ariko aya matara ko ari menshi, ukabona ntayaka, ariko kandi ari iki? Ari icyayi. Kandi ubwo haba hicaye abarokore, zana nanjye, ariko akangaka ni gake, nawe uba wanyishe cyane. Reka ngire ikintu mbabwira, ubu tugiye kubona abantu bahanuka bagwa aho bahoze kera. Ariko nagira ngo mbabwire, umunyabwenge atekereza ku rugendo rwe. Wahagurutse habaye iki? Nihuta nshaka umusozo, korari yanjye nyitegura igitabo cy'umugenzi, icyigisho gisoza. Igitabo cy'umugenzi volume ya mbere. Umugabo witwa Ntabwenge bamubwiye gahunda yo gutangira urugendo. Ntabwenge arangije ati no, ibyo bintu murimo kuvuga byo gutangira urugendo, guca mu irembo, ibyo bintu ni ibintu bidawitse. Njyewe mfite tekinike zanjye, icy'ingenzi ni uko nzi yuko mutazantanga kwinjira. Ntabwenge ngo yakoresheje imbaraga, yakoresheje amanyanga. Ntabwenge yaravunitse. Ntabwenge araho yageraga akabona ibintu birasaba imbaraga, akemera akazenguruka umusozi kugira ngo atawuterera. Mu magambo make, Ntabwenge ntiyihannye. Aho Mukristo yacaga akabona ibyangombwa by'urugendo n'ibimukomeza, Ntabwenge ntiyigeze ahaca. Ku musozo rero nuko nkebutse mbona Ntabwenge ageze kuri rwa ruzi, arwambuka vuba, we bitamuruhije nka babandi, kuko yahasanze umusare witwa Mwiringira Ubusa. Ntabwenge yarahageze, kandi kwambuka urwo ruzi byasabaga imbaraga. Ahamagara umutware wari utwaye ubwato witwa Mwiringira Ubusa, aramubwira ati nta kuntu wanyambutsa njyewe ko ndimo kwihuta. Mwiringira Ubusa agira gute? Aramwambutsa. Buriya kuba mu itorero uri Ntabwenge ubu uri umunyabibazo cyane. Umugabo Ntabwenge yagiye ntaki. Ubu hari abantu badafite urwandiko rwo kwihana no kubabarirwa, ariko barakataje.
ashobora no kugucishamo inshyi ngo arimo ararengera umurimo w'Imana. We ubujandajanda wowe mu nzu y'Imana pya akazigucishamo akakubwira ati na Yesu yararakaye mu rusengero. Naho uwo munyagwa nta rupapuro agira. Buriya uzarebe umuntu wagiye kwigisha kaminuza kandi atarakandagiye mu ishuri, arabigisha akazababwira ati twize twaravunitse. Abana b'iki gihe ntabwo muzi kwiga, twe twarazaga ibirenge mu ibase. Yarize ntiyize. Leta yarangiza iti rero mucekinge neza abarimu batuzanira ibyangombwa, akabakubise fotokopi ya fotokopi akayikubitaho. Leta yarangiza iti mushobora kudufasha mukatuzanira iki original. Umugabo akarara ahumekera mu kirere, buracya ntago yirirwa agaruka. Ndagira ngo mbabwire, umuntu uzi ko yatangiye urugendo nabi ntagire ibyiringiro ko azasoza neza. Ku iherezo rye atekereza icyo yakora uyu munsi. Imana yari yaragennye ko umuntu ugeze aho hantu kubera uburushyi yagize n'ibibazo yaciyemo, hari harateganyijwe abantu bagomba kujya gufasha umuntu kugira ngo naba afite intege nkeya bamusindagize, bamuganirize aze kugera ku rurembo Siyoni. Nta bwenge yategereje abo banagira gute? Arabaheba. Binjira mu rurembo Siyoni ba mukristo, binjira mu rurembo Siyoni. Ageze kuri rya rembo rero we arararama. Yarahageze asanga harafunze, arararama areba ibyanditswe hejuru y'iryo rembo, akomanga yibwira ko bamwugururira vuba. Maze ba bantu bari hejuru bamurungurukira hejuru y'irembo, baramubaza bati urava he, urashaka iki? Abandi bantu bajyaga bajya kugera ku rurembo, nyir'ururembo yababwiye ngo hari inshuti yanjye kanaka igiye kugira gute, igiye kuza, turaziranye, twarabanye mu bihe byiza byo gusenga, twarabanye mu kwiyiriza ubusa, twarabanye mu kaga no mu makuba, urugendo rwe twarabanye nta kintu yamishe, agiye kugera ku marembo, muhite mukingura atarahagera. Uyu rero yarahageze, baramubaza bati niko kurimo kuza mu buryo abandi batazamo, urava he? Mutega amatwi igisubizo yatanze, urashaka iki? Arangije arabasubiza ngo twariraga imbere y'umwami. Birahurara? Simwe mbaza, urava he, urashaka iki? Twariraga imbere y'umwami boss. Ibyo bintu mwe murumva bihuye? Reka mbabwire, ku munsi usoza amateka y'isi, ibintu Imana izaba yarabarije abantu muri Kristo Yesu bazayisubiza ibinyuranye n'ibyibabaza. Arangije aratangira, twebwe rwose twariraga imbere y'umwami tukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko mbabaza, bariraga imbere y'umwami, umwami barasangiye? Reka da, twanyweraga imbere ye. None se we yasangiye nabo? Oya. Ikindi kintu gikomeye, akigishiriza mu nzira z'iwacu, biganye nawe? Reka da. Ikindi kintu kibabaje, maze bamubaza urwandiko rwe ngo barujyane barushyire umwami. Yari abizi yuko nta rwandiko agize gute, ariko kubera ko inzira zose yakoresheje amanyanga, ahita atangira kwisaka we nk'umuntu uzi ko agize gute. Buriya rero hari ibintu nkunda kubona umuntu uzi ko ikintu atagifite ukabona arimo arigirisha gutya ngo kirera, kandi arabizi ko ntacyo agize gute. Yatangiye kwisaka urwandiko. Niba yaragiraga ngo abamarayika barahita bavuga bati wowe injira, niba urimo kurwisaka biragaragara ko wari urufite. Barangije ashakashaka mu myambaro ye ararubura. Baramubaza bati ntarwo ufite? Ntiyagira icyo asubiza na gito. Babibwira umwami, ntiyakunda no kuza kumureba. Ategeka ba bandi barabagirana babiri bazanye mu Kristo na Byiringiro muri urwo rurembo. Yarababwiye ati musohoke mugende mufate nta bwenge, mumubohe amaboko n'amaguru mumukureho. Ngo barangije baramufata bajugunya nk'abajugunya umwanda. Nguko uko urugendo rwe rwasoje. Yaravunitse, yaraye amajoro, nta kintu atakoze, ariko ikintu kimwe kimujwigirije ijosi, ikintu cyitwa urwandiko rw'urugendo. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire, shakisha urwandiko rw'urugendo bigishoboka, kugira ngo mugende nk'abanyabwenge. Ari ryo somo ryacu risoza.
Badivanitse umunsi wa karindwi twahamagariwe kuba abantu badasanzwe. Bantu b'Imana mwabyawe ubwa kabiri, twahamagariwe kuba abantu badasanzwe. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15, nuko mwirinde cyane uko mugira gute, uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari iki, ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu agize gute, ashaka. Muri uyu mwanya Imana yo mu ijuru ibampera urwandiko, kandi Imana yo mu ijuru ibampera imbaraga zo kurinda urwandiko, kuko kuruhabwa ni kimwe no kururinda ni ikindi. Kandi ku musozo w'urugendo, yaba mwebwe ababatijwe yaba namwe twabanye mu materaniro, nifuza yuko Imana izohereza abamarayika baza kudusanganira, tukinjira mu murwa bigaragara yuko umwami w'umurwa twamenyanye, twasangiye nawe, twaragendanye, ntago yigishirije mu nzira z'iwacu, ahubwo twagize gute, twariganye, niwe watwigishije, niwe uzaduha amahirwe yo kwicara iruhande rwe. Ariko nagira mbabwire, sinkwifuriza kuzasoza nabi kandi waravunitse. Imana yo mu ijuru ibigukorere, nanjye ibinkorere mu izina rya Yesu. Ubugingo bushya, ubugingo bushya. Amakondera azavuga impande zose, bamwe bishuka mu mirimo myiza bakora, bazaboroga uwo munsi bagira bati, twanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Mwabikoraga mwimbaza, nimumve imbere, nimumve imbere, musange so Satani. Twanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Mwabikoraga mwimbaza, nimumve imbere, nimumve imbere, musange so Satani. Nararwaye nimwansura, nambaye ubusa nimwampa icyo kwambara. Se warwaye ryari ngo ntitugusure, wambaye ubusa ryari ngo tukwime imyambaro. Igihe mutabikoreraga umwe muri mwe, ninjye mutabikoreye, nimumve imbere. Bamarayika bo bazaba bishimye, Yesu abereka umugeni akuye mu isi. Kwa Satani bo bazahekenya amenyo, bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Twanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Mwabikoraga mwimbaza, nimumve imbere, nimumve imbere, musange so Satani. Twanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Mwabikoraga mwimbaza, nimumve imbere, nimumve imbere, musange so Satani. Nararwaye nimwansura, nambaye ubusa nimwampa icyo kwambara. Se warwaye ryari ngo ntitugusure, wambaye ubusa ryari ngo tukwime imyambaro. Igihe mutabikoreraga umwe muri mwe, ninjye mutabikoreye, nimumve imbere. Abacunguwe bo bazaba bishimye, bagira bati haleluya ngwino mwami. Bazishimana n'umwami wabakunze, mu gitaramo kiza kitagira icyasha.
nimusanga so satani mwakoreye azongera avuga ati muze bana banjye murago ubwami nabateguriye nararwaye murasura nambaye ubusa mumice kwambara none nshuti zanjye nimuze mwinjire mu munezero nabateguriye nararwaye murasura nambaye ubusa mumice kwambara none nshuti zanjye nimuze mwinjire mu munezero nabateguriye none nshuti zanjye nimuze mwinjire mu munezero nabateguriye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14